iya okay yakadukomerezaho twari turi umusore yaje hano ya mukecuru muri aho ni muri cya kirori katurore ya sasi yarababonye bakata no wazanye n'umusore Dave kuva mu Bwongereza muri hangana dukomerezaho twari turi hari ukuntu ibyuma bigira kuriya na gutya ugasanga nanone ariko nanone icy'ingenzi ni uko rega ntako nino sasa umugore wa Ramu ya jano icyuki aho na karibuni yabaye umuherwe ariko burya nabandira ibiri siri muto tita kino kingo wagira ngo kiracyakinga kavumo kitagiye karibuni umwana habandira ibiri siri mu kirazira kari Anjali kuki muhagaze mwicare mubyeyi mwicare kobwa aricara amaze igihe batabonana imyaka 3 sore ngo yabaye umuherwe umaze imyaka 5 uraho nta mpinduka ni ikibazo icyo ये तुम नीचे क्यों बैठ कुछ विचार हासी यही तो मेरी जगह है aho wicaye niho nagombaga kwicara niyo ntebe yanjye ngiye kumuryama mva nkubwire ntumenyere wameze ati mva kandi mama मर गई yarapfuye क्या wiki yego जब तुमने मुझे छोड़ा ubwo wansigaga मैं तो जी गया jewe nabayeho माँ मर गई ariko mama yarapfuye गुजर गई yuko yarapfuye yego yarapfuye अपने साथ अपने ख्वाब ले गई ndetse n'inzozi zera zitwaye मैं जिंदा रहा ariko njye nakomeje kubaho हर पल हर लम्हा तुम्हें याद करके buri kanya naragutekerezaga icyo cyatumye nkomeza kuba ndi muzima जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ubwo wansigaga मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे nta na senkani nta mafaranga arenze 50 nari mfite mu mufuka So ariko uyu munsi mfite miliyari 5 करोड़ miliyari 5 byaje gucamo जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर uzi urugendo nagenze mva ku giceri cya 50 ngo ngere kuri miliyari 5 izo 50 nari buziryemo agatsima ntago wabyiyumvisha naragendaga buri munsi चलते चलते थक जाता था nkananirwa ariko ngakomeza nkagenda nkagwa hasi था gahaguruka जख्म भरते थे byabaga ngombwa nkanikomeretsa लहू निकलता था nkava amaraso गिरता था wongera nkagwa nanone लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह ariko ijwi ryawe ryarazaga rikamera nk'irishwanyaguje umutima wanjye rigasa nk'irimamagaye rikambwira ngo ngera utera indi ntambwe Dave ngera utera indi ntambwe ijwi ryawe niryo ryambwiraga मिलाकर izo ntambwe zose uzihuje 50 से 500 byatumye mva ku giceri cya 50 nari buryemo agatsima ngera kuri miliyari 5 ubu baranzino ngira ikintu ngubwira कोई मोल नहीं ibi byose ubutunzi bifite ntacyo bivuze ibi byose ni umwanda ayo mafaranga क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं ubutunzi bwose ntacyo busobanuye ntagufite ibi byose ni ubusa लेकिन मैं Dave. नहीं हो सकती ariko Dave njye ntago naba uwawe मैं किसी और की हो चुकी हूँ ubu ndi uwundi muntu अंजलि मत भूलो तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी Anjali wikwibagirwa ko wanyu baguhatirije bakagushingira utabishaka बल्कि उसके धन ntago bagushingiye umugabo bagushingiye amafaranga ye तो इससे urabizi ibyo byose हालत वही शान और शौकत none ubwo butunzi wanyu bashakaga ko mufite bunarenzeho se तुम मेरी हुई ना ibyo ntabwo byatuma ubu wanjye Dave मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता bajya kunshingira uriya muntu sinari nzi uwo bagiye kunshingira मैं बस इतना जानती हूँ कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है gusa ubu ngubu nzi ko umugabo twashyingiranywe नहीं मैं पूछती हूँ meze nk'aho musenga ndamwemera ndamusingiza ni umugabo wanjye वही मेरे ni जीवन umwunganizi w'ubuzima bwanjye nyagasani मेरी हर सांस में uramu wumva aba mu gutera k'umutima wanjye no guhumeka kwanjye देव Dave तुम कहीं नहीं weho nta na hamwe uri कहीं नहीं
hamwe uri ndapfuye जा देव nyibagirwa devu भूल जाओ मुझे nyibagirwa भूल जाओ सब कुछ wibagirwe na buri kimwe devu dore ngo isi iramwikaragire ikamufungira amaferi अंजलि anjali anja मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता ntabwo byanshobokera ko nkwibagirwa भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा kandi nawe sinzatuma unyibagirwa ahubwo nimba ari n'ibyo मेरी होगी muri ubu buzima uzaba uwanjye देव devu ntabwo unyumva इस जन्म तो क्या uriya musore Anja. ramu nduwe no mu kundi kuvuka kurindwi kuzaba nzaba nduwe gusa weho ntabwo nyiri uwawe nyagasani iyo yabumvaga utinda uzi kuzakumburwa ugasanga waribagiranye iyo yabyumvaga devu bamukubise indobo bya bidobo binini ni ibitanka bamukubise igitanka 25% 25% only 25% 25% n'icyongereza yarakimenye iwe wari imbobo rero ukabona amafaranga ibintu byose bihita biza इंसाफी हुई है आप लोग mbega ukuntu akarengane mwakorewe haje kuganira sasa के साथ इन aba bavandimwe ba ramu And you know what, Mr. Dev? ndabizi Mr. Dave तारी की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। hari umuntu uba ugomba kwishyura igiciro cy'umubano क्यों चुका रहे हैं? none kuki rimwe mukishyura gusa वो वो कैसे? कैसे kuki atari ukishyura sasa Dave afashe kwiyegereza abanzi ba ramu mukagabana 50-50 लोग 1/4 पर है और वो 3/4 पर murabona ubu ngubu uriya musore ramu afite bitatu bya kane mwe mufite kimwe cya kane You guys join me It's a deal. लेकिन मिस्टर देव, आप इतने बड़े बिजनेस ariko Dave uri umuherwe cyane muri izi bizinesi में इतना इंटरेस्ट kuki bizinesi yacu uyitayeho हमारी रिश्तेदार में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको kuki ubundi abantu dufitanye isano ubitayeho कंपटीशन ni kompetisiyo n'irushanwa ndimo वो उस uriya musore ramu asa nkaho uri ku gasongero k'iyi bizinesi turimo एक आदमी खड़ा रह सकता है kandi ku gasongero haba hagomba kuba umugabo umwe uwo rero ni njye क्यों नहीं ubundi ntabwo abantu babiri baba bayoboye umwe niwe uba uyoboye nyine niwe uba uri byose ntabwo ba byose baba babiri Actually sound yesu kirisito हमारे भाई को देख लीजिए, इतने सारे लोन्स उठा रखे हैं बिजनेस ati umuvandimwe wacu ramu hari inguzanyo yafashe za bizinesi hari umushinga mushyashya afite लेकिन इस बार भी वही कामयाब होगा ना ariko uwo mushinga we azawugeraho Cute. Sasa, ramu ngo hari inguzanyo yafashe nyinshi bitewe इस जन्म n'umushinga mushyashya igiye gufata को 7 जन्मों तक जीतने ramu ntabwo azigera atsinda ndetse niyo haba ari mu kuvuka kurindwi kuri imbere ntabwo bishoboka hano ramu ari hano bamunagiye amadosiye ये क्या है चोपड़ा? ibi ni iki muzehe chopra मुझे मेरे कर्ज की अदायगी फौरन चाहिए nyishyura ideni ryanjye nonaha लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसों bitewe n'uko umushinga wanyeretse ntawizeye के बिल्कुल urabizi iyo ugiye gufata inguzanyo hari imishinga umurika umushinga wawe ntabwo tuwizeye ये प्रोजेक्ट तो आप ही ariko uyu mushinga umeze nk'aho ari umwana wawe विश्वास करके तो मैंने अपने सारे पैसे इस पर लगाए। narakwizeye nshora amafaranga yanjye yose muri uyu mushinga मुझे मेरा पैसा चाहिए ndashaka amafaranga yanjye nakugurije ni umukire ariko buriya nta mukire utagira ideni ntabwo bibona n'igihugu kigira ideni nkanswe weho utari n'umudugudu जानते हैं कि मैंने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। ओके फाइन अगर आप नहीं दे सकते तो मेरे कर्ज की रकम मुझे nimba utanyishyura ndaza kureba undi muntu anyishyure कर लीजिएगा genda uvugane nawe aba ari we unyishyura nyakubahwa कौन है वो? ninde ugiye kukwishyura मिस्टर देव yitwa devu devu agiye kunyishyura baramuzi ni umukire nyagasani devu asigaye ategura ibirori byo kwizihiza miliyari imwe ko yayigejeje indi मिस्टर दीवान, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते muri bizinesi ibaho ko umuntu yajya hasi ubundi akagafata akajya hejuru ही। आपके काम आया था wibagiwe ko nanjye nagufashe mu bihe bibi मुसीबत के वक्त आप मेरे काम nawe byaba ari cyo gihe cyawe kugira ngo umfashe mu bihe byiza byanjye की कोशिश कीजिए। मिस्टर चोपड़ा ने वो सारे कागजात किसी chopra bya bipapuro yabihaye undi muntu umugabo yataye umutwe मैंने मिलने को imishinga y'isosi ye batangiye kuhitamo inshishi agerageje guhura nawe ngo dukore kontara नहीं आ रहा। ariko ntabwo ari kunyitaba umugabo sasa devu atangiye kumukupira amayira उसका नाम है देव uwitwa devu ngo niwe जी। wabigiyemo ngo rero abyumvishe hano umugabo we stress afite mu kazi uri kuzimuterane devu ushaka kububikira imbehe ushaka kubafata ku nda yesu kirisito yageze no ku mugabo wanjye amugendaho devu bamumenyeraga ataragafata ni nyirabuheri nziza cyane igafashe vuba nta kintu waza umubwira sasa barakwereka ko yaje mu kazi mu gitondo imishinga ye ntabwo iri kugenda neza kugera muri ofisi ye yicayemo cya kigoryi bavukana दादा umwana wa mukasi shishije make तुम मेरी कुर्सी kuri ki mu ntebe yanjye
ये कुर्सी तुम्हारी रही iyi ntebe ntabwo ikiri iyawe nyagasani 3/4 हिस्से के मालिक थे ejo hahise 3/4 bya bizinesi yacu byari ibyawe आज ariko uyu munsi turagabana 50 kuri 50 50% जिसका है उसने मुझे ये हक undi ufite 50% by'imitungo yacu niyo wampaye uburenganzira bwo kwicara muri iyi ntebe wambonye se kizamura n'amaguru umusore abona noneho isosi iri kugwiramo inshishi icyarimwe nyagasani na ofisi ye bayimukuyemo bimeze bite fata akaguru ajugunya hasi jinga we vayo hano यही उम्मीद थी n'ubundi ni uku nabikekaga मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भाई ni ibi nari ngutezeho muvandi अब जब तुम इस कुर्सी पर बैठ ही गए ubwo wicaye muri iyi ntebe तो इस कुर्सी की इस basi byibura igakubaha iyi ntebe wicayemo ntabwo iyi ntebe खुश रहो ugasanga umuntu ni umuyobozi yicaye mu ntebe zamuye ibigure bishyize hariya ari kuri fone ntashaka gutanga serivisi n'urungu yarabwiye ati nimba wicaye muri iyi ntebe basubaha iyi ntebe gusa araraburije awutaye mu rubyiruko ataye ikuzo mu rubyiruko yaje kuri no Dave I've done it Dave Dave dabikoze musaza out he is out Dave ubu ngubu ndamusohoye Dave ari hanze Dave I understand Dave ndabyumva problem sasi yatangiye kwibaza पार्टनरशिप तो शुरू ahantu hose ageze mu mishinga ye Yego. umukire uri kumubangamira ni uwitwa Dave थैंक यू uyu Dave ninde nta nubwo amuzi ntazi barapfa iki yaje hano biramucanga पता नहीं उसे मुझसे क्या दुश्मनी है sinzi urwango uriya muntu amfitiye क्या चाहता है वो ese aranshaka hica aribaza uwo Dave वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा kuki uriya mugabo ari kugenda ku buzima bwanjye ठीक हो जाएगा byose bizacamo umugore nawe yabuze amubwira amubwira ngo ni umu egisi wanjye uri kukugendaho हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है none se kuki biri kugenda biba bibi cyane हमारा साथ छोड़ abantu bose badutaye लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी अंजलि mada ugomba kugira umutima ukomeye Anjali अब तो ये घर भी हमारा n'iyi nzu bagiye kuyidusohoramo Hey! घर कल घर की नीलामी ejo inzu bazayishyira mu cyamunara bidatinze dore inzu yabo nayo ngo barayishyira mu cyamunara kubera amadeni umugabo yari afite yarayashoye muri poroje na poroje yaguyemo inshishi dore inzu ngo barayishyira mu cyamunara The bidding begins. reka icyamunara gitangire 8 crores miliyoni 80 y'inzu nyitsindire inzu nayo bagiye kuyigurisha wari umukire dore ibintu byose ngo biramushirana narakubwiye nta mafaranga buriya menshi adashira nta n'amafaranga make atagwira inzu bari kuyigurisha umugabo yicayemo kandi banki yije kukugurishiriza nawe urabizi nyine urahomba 15 crores. 15 crores. hari n'igihe igurwa n'abakozi bayo nyine tu Oh! hey 15 crores. miliyoni 200 200 miliyoni ndazishyiraho kuza pandisha abantu miliyoni 10 agenda zikubita hasi ninza aje kuyigura kugira ngo akomeze abazonge hagacikoraho hey ni Dave And gentlemen, bagore namwe bagabo now stands at 20 crores. iyi nzu tuyigurishije miliyoni 200 For this beautiful house, 20 crores. Bollier? Anyone bids? This beautiful house is being sold for 20 crores. iyi nzu bakubise inyundo ko iguzwe miliyoni 200 uyumva Dave arayegukanye It's 2, arabara it's 3, gatatu 4. inyundo hasi ikintu cyonyine basohokanye mu nzu icyaha kigirwamana cyabo ni imana yabo imyemerere rero buriya ni ikintu gikomeye cyane ugasanga umuntu afite akabumbano nikajya imbere agasenga कर रहे हो बबन मियां अब हम मालिक नहीं रहे urakora ibiki ntabwo nyiri bosi wawe अरे जब तक ये oya uzambera bosi mpaka igihe nzapfira ni wa mukozi we तो मदद है खुदा imana ifasha abo ngabo bifashije हम आपके साथ हैं wezera imana turi kumwe nawe आज तक फिर by'akazi kawe uri gashyira mu kangaratete पर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान भाईजान utuzi twinshi tugira amajana nadushyira mu kangaratete घर को घर दिया ariko nawe wajya gufasha abatishoboye ukabaha amazu आना चाहिए rero niwe watwigishije ibyo byose चलिए भाईजान हमारे nanjye ngwino ujye kuba iwanjye को तकलीफ देना नहीं चाहता ntabwo nshaka kubateza ibibazo ya को हमारी कसम तकल्लुफ मत कीजिए अरे वो भी तो आप ही का दिया हुआ घर है आइए kwibagiza ko inzu mfite ari we wayimpaye ngwino tugende kwa kuba waragize neza umuntu yazamuye Aye. niwe uri kumwibuka hari igihe uzamura umuntu ugasanga rero nta nubwo yaranabyibagiye ko wamufashije kugira ngo abone iyo nzu uyamuhaye inzu आप इसे अपना ही ariko mu gihe nawe ari hasi dore yaramwibutse पापा
लेकिन भाई मैं इन्हें कहाँ रखूं? Imana sinyishyire hehe yizane hano. आइए 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 Yazanye Imana yabo hano. Ni abasilamu. अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने Ab'amacaca b'insengero b'imisigiti. बाटी सागर बाटा क्या Imana ko zigabana imigezi रख दीजिए zikagabana isi twumva nk'Imana ni imwe kuki zitagabana inzozi. Imana yitereka imbere mu musigiti wana wacu ntaribi. N'ubundi zose ni Imana. ये क्या Ugasanga umuntu harasamye mw'abantu iyo bigeze ku myemerere mba numva mfite n'agahinda. कभी चैन नहीं पाएगा वो हर दिन मरेगा हर रात चलेगा Umuntu wabikoze azashya azahora apfa dore mwengewe ni agacikoraho byaje gucamo burya aba yicayemo byonyine bikwereka ko yarakoze uravunika ubundi akazamara imyaka nawe wicaye utuje umeze utya yaravunitse urabona ariko agacikoraho asigaye yambara fime nk'iza rampadina na nijoro abazambaye uramubona Dave agacikoraho baramuzi no ewana Dave vayo inzu yayisigaranye ni nayo yagiye kubamo noneho ewana reka nze nyibemo bari bafite inzu nziza tangira kuza mu byumba by'iyi nzu baginga iyi nzu niyo babagamo sha sheri wanjye niyo yabagamo umu egisi payadi yinjiye mu nyubako uramubona ariko amazina ye nyakuri ngo ni Sunil Shetty. Biramucanga kureba inyubako kuri bariya yabonye ifoto iri mu nzu iriho umu egisi we na ka kagabo kariko amukundira ririya kote ry'umweru se cyangwa iwe yiyambarira imikara guhera akiri umukene yikundira imikara arebye uriya mugabo ahora yambaye imyeru buriya si icyo umusheri wanjye yamukundiye kubera ngiye nambara umukara buriya ntibamukundiye ko yambara ibivuguto yambara amawayiti vaye mu nyubako ariyugura inyubako ntihagire ikintu kimwe basohokanamo aza mu kabati yarebye nanjye reka nambara imyeru tebe nimba itambira afite toroma yo kuba baramwanze yambaye amawayiti yagize toroma baramwanze bamwangiye ubukene ya bintu bibaho aza kwireba reba hano Dave तो कितना काला है वो कितना गोरा है ati Dave wosa nk'uwijimye mu gihe uriya musore we akeye तो आज भी reba ukuntu uri umukene uriya musore akaba ari umukire ari kumva amajwi sasa yeah hari mu nzu yahuye n'ihungabana atangira kubona umugabo yamuteye mu nzu ari kumwe n'umugore we umutima wanjye urongorera wawe ati ndetse nagukunze atangira kubona bari kurigiraho imbere ye nyagasani banzi y'iwanjye
दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो atangira kubabona mu nzu inzu yanjye niyi babikoreragamo baganira babyinira mu nzu yanjye atangira kubona ibi babaga barimo mu nzu yanjye uriya nakubwiye umuntu wafushye wataye umutwe rero atangira kubona n'ibintu bidahari do nibi babaga barimo yewe gakanopi we dore umujinya atangira kubabona mu inyubako yayiguze yabasubije ku isuka ariko n'ubundi nta mahoro afite nakubwiye amahoro nicyo kintu cya mbere inzu yayiguze yagize ate uburiri bwanjye ariko amahoro atangira kujya babona mu nzu abo byitwa ko yahemukiye yasubije ku isuka ndica umuntu nyamara abaginga bari hehe yafata akababura gusa nawe n'ihungabana yahuye naryo bamwanze bamuziza ko nta mafaranga afite n'undi wese byamubabaza yagira ngo yigiriye mu misozi gutembera nk'izindi ngagari akagira atya akababona ariko bano bagingaho nigiriye barankurikira ni ibimuri mu mutwe bari kubona ati midomo yanjye ku yawe tuma ino nyota idashira irangira aho yigiriye akababona abaginga ndajya muri resitora nkababona bari ku byose ni ibimuri mu mutwe nanone nongera nkwibutsa ukeneye kwamamaza uhamagara 078 5 6 3 tukikorera umuti iyo nimero ni iy'akazi gusa ni iya bizinesi ndetse ni niyo mupagasi wanjye ntabwo ari njye uyitaba ikiguryo wagitera ingumi dore ukuntu abareba byose ni muri mu mutwe ariko bareba bamuri imbere wagura imbunda nk'abarasa dore umujinya abaginga aho yigiriye hose akababona kanege gari ya moshi mbahunge kanege gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye burana n'abaganga b'imiti kabarewe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha imiti agutega amatwi aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu iyo miti baherezwe na basekuru iremewe ndetse yujuje ubuziranenge muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira Dr. Aida barakuroze ufite ibibyimba mu nda barakwibye ucuruza uhomba urwaye asima mufitanye amakimbirane mu muryango ntubyara ushaka kongera ubugabo nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro n'izindi ndwara nk'umutima umutwe udakira kuva cyane ntukame ku bagore gute sinezite igicuri imitsi imitezi urushwima kutajya mu mihango kw'abakobwa n'izindi nyinshi tutavuze hejuru wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610